njya muri analyse n'ubwo komande zombi gusesenguza ngewe ariko baroroshye komande zombi probable ngo mutekereza kuri derby ngo nabaye probable umudakoze mutaba mixings anize tuzazikoreje wa mugani reka twikorere ibintu byoroheje tuzajye mu busesenguze buri deep sibyo ubundi ikiganiro kiri soft kandi kiraryoshye tureke kukirebereza dushyiramo amatactique probable ya Rayon iroroshye reka duhere kuri Rayon nizamu no Olivier ntacyo kubaza Kwizera Olivier kuri kabiri ni Obed kuri gatatu ni Marcelo kuri kabiri ni Obed kwihuta ngo barajurira Obed kurusha Kabange kuri kabiri ni Obed na Kabange urabona ko basa naho bari ku rwego rumwe guhitamo bizaterwa nuko approach mutoza neza yemera Obed hari ingingo agutegeka kagomba kwataka ese niyo mwemere kuceta mukinisha ariko inde ceta mukinisha Obed match za Rayon nk'ebyiri zishihese usko Obed igera guhagara hari cyose usko Obed nyirango yaheruka gukina Igisenyi oya Obed oya aheruka gukina cyagiye n'uzakoze agiye gukora ubukwe Obed aheruka i Muhanga batsindwa na Esi Muhanga harya match ya kufra Marte niyo match muri mu kigo kuri derby we buri bice Kabange akora ubukwe ariko derby ariko turavuga nyuma yaho Kabange aviriye mu bukwe zira mpande ze Kabange aviriye mu nazira cross atera wa mugani kubanzamo Kabange twategeka arinyengo wa mugani wakazungu Clever tukayipanga reka tuyigorore turagoroye kuri kabiri ni Kabange cyane Kabange ariko nawe ibyo bintu by'amacrosses agomba kubikosora pe ayitanga nabi asanga mu migongo cyane ariko arizo yageze gukebera ihuye ebyiri yararamuka kuri crosses ari umuntu uramuka ni bose nabonye akaruza akavideo kasirikira uvuga ati ariko mwebwe no kureba Arsenal gusa nyama n'inzoga numugire mukarya inyama n'inzoga nimugire icyo muyikura abatoza b'i Kigali narasetse akanyorereje nari nijyanye nakoze ndaryoherwa cyane ubwo rero agire icyo bita centre wa mugana wa Berizili Swanye anoze crosses aziha ubuzima Swanye nicyo gifite ubuzima aziha ubuzima kabisa zigire vivacité zibe urwo ruhande maruhaye zifite umwuka zihume kuri gatatu ntacyo kubaza ganijuru yamwita Marcelo ariho arashaka kontra ariho arakina biteye ubwoba arashaka n'amasezerano Mavubi azayihenda pe mu Mavubi ngende kumubara nk'umukinnyi wa gatatu ubu ngubu inyuma y'umuntu yitwa Mangwende Claude ndetse nawe ubwo ni wa gatatu Mangwende na Claude nawe naga nijoro Christian Subize Christian Munsi Christian agomba kwisubiraho muri batatu bo kuri gatatu mu Mavubi ahubwo na Claude arya ari menshi umuntu witwa Constantine afite akazi na coach Eric kanijoro ni muzima hanyuma mutima defense rero ubwo urumva Chimanga yagarutse Yusara hari Emery arahari Emery mwigize imbere Emery na Yusu ubwo Yusu na Chimanga na Yusu Emery ibyo bintu ndabikubwiye umubizi tumushyira gatandatu mu bakinnyi bari gutekerezwa gukina gatandatu ya Rayon arakaba umwanya wa Richard arasimbura Richard Emery na Likao n'ubu hari inyungu narafata icyemezo yabakoze bara Emery ashobora gukina 6 ku mbaraga ze n'imyaka ye ibyo bintu ngiye nabisabye hari ingingo kofra nyinshi na penalty hari ingingo tereka Emery kuri gatandatu bazatubare bayipange gutya yani impamvu kofra nyinshi na iyo nama ariko yimugira twarabidiskise teke ndayifite ariko yarambwiye ngo ni ikintu akonsidere ariko impamvu nabibonye nuko ari ingingo imubwiye ari kumwe na president ibyanjye mivuga match ya penalty yo urumva kandi sinabimugiriye muyobya ndabidefanda kuko mwebwe muravuga ibintu mwe muri kubivuga gifana muri tubiganire oya ndashaka kuguha fact imwe urumva match ya penalty yo icyo gihe umutoza yari Krampotic afata Emery muri apera mushyira gatandatu ndabyibuka 15 ya mbere apere yakiriye match yarangiye ari bine icyo gihe apere yatsinzwe bine mu mahoro kubera Emery kinye 6 ndayibuka neza cyane ntuyibuka bakirisha abakinnyi batana badefanda 8 Emery ari 6 propaganda none se ibitego bine byaciye ku mwanya Emery gatandatu rwose oya bara 6 umwanya mubi reka twumve igitekerezo cya Regane nk'umutoza mu mitoreze ntabwo mvuze ngo azakina ni igitekerezo turavuga tuti aramutse akina aramutse Emery kimwe mu bintu apere uba ukeneye kukasa muri yo kugira ngo ukine nayo ni ugukina umuntu witwa Dawuda akinnye neza kuri aperi asohora imipira adafite umuntu umumaritse nk'uko Richard yabikoze
Rayon Sport yatsindwa na AP byoroshye cyane kuko ajya ari kuri ziriya transferane akajya mu ngo yabanganije n'aba bakabanki azohereza kuri Sheikh Jibril Watara. Sheikh Jibril Watara agira icyo bita vitesse de réaction, no ngo Watara ntiruka cyane ariko iyo akiwukoraho agenda nk'indege, ntabwo ari ahantu harehare, ntabwo bamubwira ngo Axel babyita sprint ubundi, ntabwo Watara ari umuntu ukora icyo bita 100 metero Axel, ariko ibintu bya metero 10-15 yamaze guhaguruka ntabwo apfa kumufata, ni afite baro arihuta yafite baro nyine hanyuma areba kibano kuko ntabagenda, kandi ikintu cyonyine abasha gukora Watara no gusapurayinga baro muri izo mpande bisaba kugira umuntu umugeraho. Ubwo banagiraga bwa Likawu nanabwiye hari ingingo niba umwe nanamubwiraga ni Likawu ari projecta cyane cyetse Likawu nagera discipline tactique agakina zone akaguma mu mwanya we. Axel tubiganiye kinyamupira bamwe murabiganira sinzi ukuntu muri kubibona, nkeneye umuntu uhagarara hariya atasohoka akamarika Dauda kuko threat muri aperi ni Dauda kuko ni usora umupira ya Memeri Dauda nawe ntango mwemera nta birenze yakina atakina neza Memeri ntakomera neza nagende ntago yakanajya ameze neza he umukino uteye ubwoba muri aperi ni Dauda muri Mediane ko Sekiganda kina zone Sekiganda urabizi iyi kina muri zone Ruboneka bamukuye mu babafashije rero kuko kwemo Ruboneka wabuje Rayon Sport uzagukora pressing ihagije kuko ikintu cya mbere workload ibiri hejuru sinzi uko azabipanga, ariko mu by'ukuri Emery ni umuntu ufite ikintu cya experience akora ikintu Emery munenga wenda kimwe. Emery urabona baro iri reba uko ni kureba Axel mu maso tuvuge Dauda ari mu kibuga cya APR ku murongo wa kibuga kabiri ni hafate baro hariya, none Emery ari mu kibuga cya Rayon nawe hafi. Emery kumarika Dauda barebana mu maso biramworohera, Emery kwegera umuntu ufite umupira, Emery nawe bapfa kumucisha umupira, Emery agorwa no kwiruka iyo bajugunye bari inyuma guhindukira akurikiye aksibaye biramugora kubera ko yagiramo ibibazo by'imvune nyinshi, ni umukino umaze gukura mu myaka utwo tubazo yatugira. Gusa wenda yanashyiramo na Likawu ariko uko biri kose ni umwanya uzagora byumvikanye kujya gukomeresha iminota neza dupanga ni AP ubwo niwe arumva yemeze Likawu wani kundusha umubare turagenda muri demokarasi Axel kuri Likawu ubu ni Likawu kuri 6 dukomeze 8 ni itegeko ni Abedi nicyo kubaza se cyane ni Kitoga cyane Tony Kitoga hari ingingo uyu mwana imyaka yose yasinyereye yitoza azayikinira kandi azajya akina, aramukunda cyane kuko arakubwira ngo niyo mukinnyi ubasha gutuma Abedi akunda umukinnyi bakina icyo bita short passes bapasanya begeranye. Icyo rero uriya mwana mwaniki ntago ari rya 10 ryegera rutahizamu ahubwo ni rya 10 ryegera nimero 8 naho ngo abasaba baro buri kanya, kandi mwabonye ukuntu ari mwiza cyane afite ikintu cyitwa tushe ya mbere iteye ubwoba, ubundi bayita ngo ni mu mupira tuyita mu gifaransa ngo ni first touch iri sure cyangwa se tushe ya mbere iri sure, donc iyo afashe barakiyifunga ubizi yuko agomba kwitanga neza. Uruza abakinnyi benshi bakina tushe ya mbere na Iniesta na Xavi bakinaga tushe ya mbere ntabwo ari abahanga mu kudiribura, ni abahanga mu gufunga baro agahita yikuraho, nabari Kantara ni abahanga mu gufunga baro agahita amenya yayitanga neza. Buriya abakinnyi benshi rero zikibagora aricyo Kazungu ajya avuga ngo mva abantu ntibabyumva neza avuga ngo Ruboneka azenguruka rompu. Ruboneka buriya kimwe mu bimugora akaresa baro cyane, akora kuri baro kenshi ukabona aracyugumbwa ukabona arashaka urabika Ramazani muri Kigali funga hita atanga atarajya kuri bench. Hari abakinnyi nkabo rero udashobora kwibuza uwo ni muzima ku ruhande impande rero uruhande rw'ubumoso ni Tambo Gruari ngo turemeranya kugira ngo Rayon Sport iza gukora icyo bita Mediane ya box kale agomba kuva ku ruhande akinjira muri Mediane. Niyo tactique twari turi gupangana, hari ingingo tuganira nk'abatoza naramubwiraga nti jya umukura ku ruhande yinjiye muri Mediane ukore Mediane ya 4 kuko nutarivariza muri Mediane ya pereza gutsinda ari umutoza ushyiramo kuri nabihakane ugarabona n'abantu muri kafu none se lisansi yanjye ko yashyizweho na secrétaire wa kafu ngo nabyihoreye ntabwo ninjye nabigenza nta kibazo gusa uracyari muto cyane muto cyane ni Aziz Basane Kulanya Basane ureba abanyamahanga utarenze umubare ntabwo barenga ngamaze iminsi adasohoka Kaboyera arakamuta neza bari jyaje mu myitozo mu nzo bamuhereze Boyero mu kiraro musenda bamaze kuba 6 na Basane arimo ntabwo bari babenshi so natahizamu rero araza Asman Basane kuri Didier murabibayize
ako basa n'ushaba Didi aya no Didi no no tumugishije kuri nanjye ndemeranya nawe kuri Basane kuri iriya pesi ye cyane buriya ikintu aryoheraho arabasiga buriya abasore ba APR bazamutse 2 na 5 bakayiransa ahita basiga twagiye hanyuma sibuze 11 APR sasa banza unomva kiwanuka uruhande urundi Gilbert urumva kare wabivanze Gilbert agakina hise bamaze gakeya urundi Gilbert siganyuma kandi kicara watarasa kicara ntago bishoboka oya Watara yakina 11 Watara ku ruhande rumwe kiwanuka urundi toga kata ngereka ngupangire APR inyuma ho nitwasubiramo kako gatandatu Sekiganda 8 ni Dauda 10 ni Memeri Dao ruboneka ndamuhenge ku ruhande rumwe urundi ndarucyoroshe Jibril Watara harataka uri amutogwa imeri kiwanuka yicare ruboneka agomba gukora icyo bita gupressinga kuri linye ya mbere Rayon Sport wayitunguka no dafite umuntu pressinga muri ya mbere kiwanuka no ukuyemo hari abakinnyi bagomba bakora icyo bita pressing ya mbere kuri linye ya mbere ya defense Rayon Sport ntago idegaje murabizi ko Olivier yakinisha amaguru abantu babiri basohoka bakiyangaje mu kujya gupressinga baro kugira ngo bategeke Rayon Sport kurienta baro ku mpande mu defense ro ku ruhande niruboneka n'uyu mugabo wira mutogwa imeri kuko Watara mabizi nagakunda gupressinga bigahita biribera Watara na Memeri Dao bagasigara inyuma yabo gatoya muri ntuza ya mediane nyine bari kumwe na Sekiganda na Dauda rero uri gukora block mu gihe utegereje kuri kiperera mu kibuga cyare kandi nibyo uri amutoza prefera ugakuramo ruboneka rero yaguhitana muri mediane wari variza sudafite ruboneka abatoza babo abatoza bacu nabonda bakemanga ni gute champion irangiye nta muntu ura pressinga byibuze Olivier ngo muhe igitego kandi ari byo ndi kukubwira ubwo ntabwo ibyo bintu babisuzugura kose cyangwa n'abakinnyi bagiye njyamo no musuzugura abakinnyi b'abanyarwanda kuba abakinnyi APR izishuke imanuke urebe ukuntu Rayon Sport bizayorohera uzanye baba uyu Watara ugashyiramo n'aba banuza bakiwanuka n'aba banuza waruvuze bamemere abo bakinnyi bose batiyangaje ngo baze bagire wa clutch ba pressing bashake baro bano bantu bose na Sekiganda ubizi kagara kina zone Reyo yaba Bedina bakituge yakubaga mediane yayica ruboneka se ava muri kira kibuga ahubwo bishobora gutungurana na Sekiganda mereza nimero atarebo mu pangire kazaza ahubwo bishobora gutungurana Sekiganda ntabanzemo ende simbizi byari byo mereza nimero atarebo tubiganire ejo nzaze n'ababwiye ibyo twaganira na nimero atarebo mwandikire tuganire kuri akabanza Dauda ruboneka na Dao atabanje bakibanuka mu munsi mwiza atabanje bakibanuka muri stade munsi mwiza se nejo no munsi ubwo ikibazo cyanjye kiragira kiti urebye Amavubi y'umunsi intumbero umunyarwanda ukurikiye urubuga rw'imikino nk'uko kwizigira aravuga ati itsinda rirakomeye ariko hari ibyakorwa bikomereje mu mwuka turimo bikaba byatanga za ntsinzi zo mu rugo tukirinda kujya mu mibare ku munsi wa nyuma aya Mavubi araza gukora iki aya Mavubi yafitiye icyizere cyuko rwose nyuma y'imyaka wa SG umuvugizi wa Rayon wambwiraga mu kanya Olivier Gakwaya yambwiye ati nyamara uyu mwaka aho byanze hose bizakunda Arsenal na Budapest iragiye igitware Rayon Sport muri weekend igomba gutwara igikombe cy'amahoro arambwira ati n'Amavubi agomba gusubira mu gikombe cya Afrika nyuma y'imyaka myinshi aya Mavubi araza kubakira kuki aya Mavubi muri ritsinda araza gusohokamo bisabye izihe nzira buri kipe yose umuntu afite icyo yayivugaho reka duhere ku yacu cyangwa reka rero dusorezaho tuvuge ku zindi mugabo twaza gusoreza ari cyo gitu gitandukaniro nshaka kuba umunyakuri abo nshaka kuza kubeshya abanyarwanda umushinga wacu ntabwo wuzuye turi kubaka no kugereka ibuye kuri indi za Mali ntabwo ziri kubaka za Mali ni ikipe zihamye ikibikwereka nuko ibikombe bya Afrika bigera kuri 5 biheruka ni ibihugu biba biri guparticipa bivuga ngo ni ikipe Mali imaze gukina ibikombe bya Afrika 13 kuva 7 kimwe cya kabiri niyo babonye umwanya wa kabiri muri icyo gikombe cya Afrika cyo muri 72 niyo bari batangiye no kugikina reka dufate kandi vuba cyane hihuta Mali mu bikombe 5 biheruka byose yabonye qualification no kuvuga yuko bafite ubushobozi ntabwo ari byo gushakisha uvuze ko
baturusha rero ntabwo waba ucinga amabere kandi no mu bakinnyi duha abantu na Cape Verde mu gikombe cy'isi kigiye kubera muri Amerika na Mexique. Cape Verde iriyo twigeze kunganya Titi Kayishema ariwe RBA yoherejeyo. Olivier yakoze save zigera nko kuri 20 tunganya ubusa ku busa. Baba tipe yitwa ba Mendes bari bakirimo n'ubundi nibo barimo bongema abandi bakisi benshi cyane, ariko inkuru itari nziza ikipe yabonye itike y'igikombe cy'isi byanze bikunze ko turi kuvuga ngo dushaka Warren Kamanzi bwo abakinnyi baba kwisabira kuza kugukinira cyane kuko nk'ubu bafite umukinnyi mu bakinnyi bazajyana mu gikombe cy'isi Giovanni Cabral umusore ikipe ya Sampdoria ni hamwe mu bakinnyi bari bisabiye. Logan Costa wa Villarreal ni umukinnyi wa Villarreal, akaza Robert Pico wa Shamrock Rovers ni ikipe muri Rwanda ikomeye ikina za Conference League, none gikomeye urumva n'umutoza Pedro Leitao Brito uhereye 2020 yarayitozaga mu kwezi kwa mbere. So nayo iraturusha icyo tukemere ntacyo guca ku ruhande na Cape Verde iraturusha, nubwo nayo mu gikombe cya Afrika gishize itabonetsemo, ariko nyine mu gikombe cy'isi wenda byanaturutse cyane no ku burangare Cameroon nawe yagize. Cameroon yari mu bya ibibazo bya Eto n'umutoza batumvikana na ministre wa sport muri Cameroon, bituma bagira ibibazo. Hari n'urugendo bakoze bari muri Cape Verde rw'amasaha agera ku 9. Samir yarabidusangije hano, biragaragara yuko nayo ntabwo